munsi muri umuhango wo gusoza aya mahugurwa cyangwa imyitozo icyiciro cya 7 muri 2025. Aya mahugurwa rero ya gisirikare mumazemo hafi amezi 4 ategura abantu kubasha guca mu bihe bikomeye. Ndagira ngo rero mbashimire umuhate, imbaraga, umurava mere ku buyobozi bw'iri shuri, abarimu ndetse namwe nk'abanyeshuri, kuko mwabaye abanyeshuri beza, mwakoresheje kuva ku munsi wa mbere mushyiramo imbaraga kugeza uyu munsi musoje amahugurwa. Nk'uko rero mubizi, gukora imyitozo bisaba umurava no kudacika intege. Kuba twese, yewe namwe n'abandi bataraha, twarahisemo inshingano nk'iyi yo kurinda igihugu cyacu, kurengera abagituye, n'iby'agaciro. Kandi ibyo RDF imaze kugeraho byose, haba kera cyangwa ubu ngubu, bishingiye ku bwitange bwacu ndetse n'amahugurwa dukora nk'aya ngaya muri mu gukora. Mbere rero mwari musanzwe muri abasirikare bafite ubumenyi bw'amasomo asanzwe yibanze, ariko kuri iyi myitozo mwese mumaze mu minsi mukora bibongereye ubumenyi. Mwabatyajwe bihagije kugira ngo mube abarwanyi badasanzwe. Ubu bumenyi nanone bwabafashije kubaka umubiri, ntabwo physical fitness, umubiri wawe kubaka bigarukira ku buryo imbunda nuyifata isasu rya hahandi wifuza ko rigana ku mwanzi kandi ku mutwe, ntabwo ari gushakishiriza ku maguru, oya, ibyo ni ikizira. Ndizera ko rero aya masomo atandukanye mwanyuzemo muzayifashisha mu gusohoza neza inshingano nk'uko twabibonye mu myiyereko mufite. Ubushobozi, morali, icyizere bishingiye ku ndangagaciro n'imyitwarire myiza biranga ingabo z'u Rwanda turabibabonamo mwese, kuko abatsindwa ntabwo bari aha ngaha.